nitwa Nyirigisubizo Elise nkwaye ikaze kuri Elise TV Media aho ubuzima n'amakuru y'ibyamamare bishyirwa ku karubanda ikaze. Kuba ubuhemu bufasha benshi kugera ku ntego zabo, iyo ni inkuru ishaje mu Rwanda. Ni byinshi cyane byagiye bivugwa uno munsi wa none, bivugwa hagati ya Danny Dora, bivugwa hagati ya Mario Wizkid ndetse kandi bivugwa no ku basitari bayo, abayobozi bayo n'abamanager bayo. Tugiye kuva imuzi n'imuzingo w'ino nkuru turebe ibiri kuvugwa noneho kuri Danny Dora, Mario Wizkid ndetse kandi turebe naho n'ibiri kuvugwa hagati ya Mario Wizkid, umukunzi we Deborah n'abandi. Ndakubwiza ukuri ko noneho uyu munsi wa none ibintu birakaze kandi byahinduye isura. Abantu benshi mushobora kuba muri kubona Mario Wizkid iri gukora gusa nyamara ibintu bimeze nabi cyane, ndetse kandi uretse no kuba bimeze nabi na Danny Dora ubwe hari ingaruka ziri kugenda zimugerwaho. Ibi byose tugiye kubireba turebe ngo noneho se amakuru ya Danny Dora imeze bite, ese umukunzi wa akunda ari umwe Deborah we byifashe bite, ndetse kandi uretse n'ibyo ngibyo tugiye kureba noneho ngo ese bimeze bite muri management ya Mario Wizkid ndetse kandi n'aba bana bayo bayibyinira. Ibyo byose tugiye kubisobanukirwa, gusa icyo nakubwira cyo uyu munsi wa none ntabwo byoroshye cyane rwose. Kanongere nk'ikaze kuri Elise TV Media. Nyuma y'iminsi mike gusa ishize nibwo humvikanye inkuru y'incamugongo muri Mario Wizkid yuko abayobozi bayo batari kumvikana, ndetse kandi uwari uhagarariye Mario Wizkid Direct Shema niwe waje kubigenda bigarukaho ndetse anabishura avuga ko rwose ngo ibintu bitameze neza cyane na gato muri Mario Wizkid. Ariko kandi n'ubundi ibyo byose byabaye nyuma y'uko Danny Dora we yari amaze kubareka maze agahitamo kujya gukora ku giti cye, akaba umuhanzi wigenga ndetse n'umubyinnyi ukora ku giti cye. Ibyo byose byagiye kugenda byafegita abantu benshi cyane, ndetse kandi ababikurikiranaga birababata, bibabaza benshi cyane. Benshi basanga Danny Dora kubera ko banakundaga couple ya Danny Dora ndetse na Deborah. Ibyo ngibyo byaje no gutuma kandi ibintu bikomeza kugenda biba ibibazo muri Mario Wizkid, ndetse kandi na bamwe mu babyinnyi bayo ntibakomeza kugenda bishimira kuba batari kumwe na Danny Dora. Ubwo ngubwo nibwo haje kuba ibibazo rero byaje no gutuma Mario Wizkid igenda itajyanye Danny Dora muri Armenia, Qatar n'ahandi, ndetse kandi ngo na visa yari yarahawe. Ubwo ngubwo rero byakomeje kuba ibibazo. Aho ibyo bidahagije, ibintu ubwo byasaga nk'ibigiye gukemuka, nibwo noneho uwitwa Danny Dora we ubwo yaje gutangaza yuko yavuye muri Mario Wizkid ndetse kandi yatangiye gukora ku giti cye. Yaje ari umuhanzi umeze neza cyane, akora n'indirimbo zirakundwa cyane ndetse kandi zirebwa n'abantu batagira uko bangana, zarebwe n'abantu bari mu bihumbi amagana n'amagana, nyuma y'uko zimwe mu ndirimbo ze zagiye zikundwa na benshi, harimo izarebwe n'ibihumbi birenga 600 nk'indirimbo Amashimwe, Ndabona n'izindi. Uyu muhanzi Danny Dora ntabwo tukimushidikanyaho ku muziki nyarwanda, umwe mu bahanzi n'undi wamaze gukomera cyane, ndetse kandi bamaze no kubikimenya bose. Nta n'umuntu ukibagarukaho kubera yuko izina ryabo rimaze kugera ku ruhando rukomeye cyane. Ku ndirimbo zitarenga 6 gusa abamukurikira barenga 80,000 ku rukuta rwa YouTube, TikTok, ibona wabara n'ahandi hatandukanye. Nyuma y'uko rero Danny Dora yirukanwe muri Mario Wizkid, n'ibintu bitigeze bishimisha na gato abantu benshi cyane bakundaga Mario Wizkid, ndetse kandi biza no kugorana kugeza ubwo umukobwa bakundanaga muri Mario Wizkid witwa Deborah kuhuza bitemeranyije neza na Mario Wizkid, ndetse hakazamo n'ibibazo aho nawe habuze gatoya nawe ngo yirukanwe cyangwa se asohoke muri Mario Wizkid. Ariko n'ubundi uyu munsi wa none ndakumenyesha ko atakiri muri Mario Wizkid. Byagenze bite rero kugira ngo uyu nguyu Deborah azisanga atakiri muri Mario Wizkid? Nyuma y'uko n'ubundi Mario Wizkid hajemo ibibazo muri management yaho, aho umuyobozi wari uhagarariye Mario Wizkid witwaga Kayitare ari nawe yari yanditseho muri RDB yaje kutumvikana na Shema ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Shema uyu munsi wa none ndakwibutsa ko ari we ufite mu biganza bye iyi Mario Wizkid. Ubwo nyine ntibyaje kugenda neza ndetse n'imyumvikanire, ariko n'ubundi Shema niwe wari ufite uruhare runini kuri Mario Wizkid ndetse n'ububasha bwinshi cyane. Bivuze ngo ni Mario Wizkid rero yasigaranwe na Shema, hanyuma ariko Kayitare uwo muherwe n'abandi bakoranaga nabo ntibahita babyumva gutyo kimwe, bahita bajya gushinga indi Mario Wizkid yabo. Akaba ari na rumwe mu rubuga mukomeza kugenda mukurikirana, akaba ari urubuga narwo ruri kugenda ruzamuka. Ubwo byose rero bikimara kuba n'ubundi babaye nk'abacitsemo ibice, ndetse kandi benshi banga no kumvira uyu nguyu Shema, bahitamo kumuhunga. Ubwo ngubwo nabwo n'ubundi na Deborah yahitaga ava muri Mario Wizkid ya mbere isanzwe agahita ajya muri Mario Wizkid cya yari maje gushingwa na Kayitare, n'ubundi nyiri boss cyangwa se nyiri washoraga muri Mario Wizkid.
ntabwo byigize byoroha rero namba abantu benshi cyane nanone kandi bakomeje kongera kwikoma muri Wizkid ya Shema ndetse kandi ntibaza no kuyumva nyuma y'uko bari babuze Danny Dora bakongera no kubura Deborah. Ibi bintu n'ubundi bitabashimishije ndetse kandi ntibanabyumvikanaho neza, gusa ariko n'ubundi ikintu iyo kigeze gutyo nta kintu wagihinduraho, n'ubundi barihanganye bakomeza kwihanganira n'ubundi Danny Dora ndetse no kuba batamufite. Hanyuma rero n'uyu nguyu Deborah nawe ahita agenda. Danny Dora, Deborah abo ngabo ntibakibarizwa muri Wizkid. Muri Wizkid yashinzwe ya kabiri kandi yari muri Wizkid n'ubundi ikomeye cyane imeze nk'imwe ya mbere cyane ko na bamwe mu babyinnyi bayo bari bakomeje kugenda bajya muri Wizkid ya kabiri. Muri Wizkid kandi yari ifite n'abakire ba Boss bayishuramo amafaranga nayo yahise itangira ndetse kandi nta n'ikintu bahinduyeho nabo bitwa muri Wizkid, ariko n'ubundi Shema nawe kwihagararaho no kugaragaza yuko nawe atari umuntu utishoboye ndetse kandi no kwereka abo ngabo bakayatare ko rwose nubwo yaba atabafite hari icyo yakora, nibwo nawe yaje gukomeza n'ubundi ayobora iyi ngiyi muri Wizkid n'ubundi ya mbere akomeza kugenda ayikorana nayo, ariko n'ubundi no gukorana nayo bikomeza kugenda bizamura ibindi bibazo n'ubundi kubera yuko hajemo kujya kurega, gusa ntabwo byigize byemezwa ko n'ubundi muri Wizkid yakamburwa Shema cyane ko ngo yari afite ibimenyetso byinshi cyane ndetse n'ibindi bintu byemeza ko rwose muri Wizkid igomba gusiganwa nawe. Ubwo ngubwo nuko byaje kugenda. Nk'aho ibyo bidahagije rero barundi ubwo Danny Dora asohotse muri Wizkid ndetse kandi na Deborah asohoka muri Wizkid, ariko kandi si bo basohotsemo bonyine kuko n'ubundi basohokanye n'abandi ba boss bakomeye cyane. Abantu benshi batekereje ko Danny Dora agiye guhita akorana n'ubundi nino muri Wizkid yari yashinzwe n'aba ngabo ba Kayitare, ariko n'ubundi ntabwo ariko byigize bigenda kuko Danny Dora yamaze kuba umuhanzi ukomeye cyane ndetse n'umubyinnyi udasanzwe, bityo akaba nta n'umuntu n'umwe yihongagaho ndetse kandi no mu kiganiro iyo uganiye na Danny Dora akubwira yuko atari agikeneye kuba yajya muri Wizkid timu yabo ya kabiri ifitwe na Kayitare ndetse kandi kuko atari nakwiye guhama muri Wizkid ya mbere n'ubundi ifitwe na Shema. Ubwo ngubwo n'ubundi Danny Dora yahisemo n'ubundi gukora ku giti cye ndetse kandi benshi banavuga ko rwose Danny Dora ari umwana w'umuhanga. Ubundi si Danny Dora we byagenze bite kugira ngo asezere muri Wizkid tumubone kuriya ndetse kandi hange no kujya mu ya kabiri? Tugiye kuviva n'umuzingo rwose turebe ibya Danny Dora, turebe rwose imvano ye, ariko kandi nanone ko dukomeza kureba n'impamvu Danny Dora ari we muntu biri kuvuga ko ngo yaba yarakuye inyungu nyinshi muri Wizkid ndetse kandi ngo akaba ari n'umwe mu bantu rwose bifitiye ubwenge ndetse kandi ngo muri Wizkid yasenyuka itasenyuka Danny Dora we nta gihombo bifitemo, ahubwo n'ubundi we ari mu nyungu kubera yuko ngo uko byagenda kose muri Wizkid abahomba bose uko byarangira kose we n'ubundi ntiyahomba nta nubwo yasubira hasi yamaze gukuramo ke karenge ndetse kandi bavuga ko ngo rwose we icyo yashakaga yakibonye ndetse ngo n'igishoro yifuzaga n'urwego bamushyizeho rwose ngo yararubonye, kandi koko nibyo ntabwo wabeshya kubera yuko uyu muhanzi Danny Dora yaje guhita yamamara anakomera cyane ndetse akundwa n'abatari bakeya ndetse kandi no kwirukanwa muri Wizkid ni bimwe mu byatumye amenyekana cyane. Ubundi impamvu yatumye yirukanwa muri Wizkid ku bantu batari barayimenye ngo Danny Dora yanze ishuri ndetse kandi bavuga ko rwose ngo yari yaratangiye amashuri akiri mutoya ariko ntiyaza kuyakomeza, hanyuma rero arivamo, ariko n'ubundi aje kurivamo ubwo ngubwo ngaza kurisubiramo nyuma n'ubundi muri Wizkid ngo ntibari gutunga umwana utiga, ariko n'ubundi arisubiriyemo ntibyaza kugenda neza kubera yuko ngo Danny Dora yararambiwe kwigana n'abana ruta. Ibyo nibyo byaje gutuma n'ubundi yemera asohoka muri Wizkid ngo yanga ishuri. Hanyuma rero Danny Dora nawe mu gusa nk'ubahima nawe akimara gusohoka muri Wizkid ubwo n'ubundi ahita asubira ku ishuri ndetse kandi yongera no kubikoma avuga ati ubundi se muravuga ngo ntabwo niga, abo ngabo bahandi ni hehe? Ntabwo ari ku ishuri, mwebwe muri mwarimu rero unyigisha ibintu nk'ibyo bitandukanye mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Nk'aho ibyo ngibyo kandi bidahagije n'ubundi ntabwo byari bikwiye kurangira aho ngaho kuko n'ubundi harakomeje havamo izindi mvururu zitandukanye ndetse no kutumvikana. Ubwo ngubwo rero Danny Dora akimara kujya gukora ku giti cye we yamaze kuba umuhanzi wigenga ndetse kandi ufite n'ibikorwa bye byamenyekanye, yamaze kumenyekana no kumenywa na benshi. Ibyo ngibyo binasobanuye yuko muri Wizkid yakomeza cyangwa itakomeza n'ubundi twakomeza kumwumva muri sinema nyarwanda. Ariko kandi nanone uretse no kuba n'ubundi uyu nguyu Danny Dora yaramaze gukuramo ke karenge ndetse kandi akagenda neza, akaba ari n'umwe mu bavuyemo bafite ikintu gikomeye bagezeho ndetse kandi n'inyungu bakuyemo, nibwo n'ubundi benshi batagiye babyishimira bakavuga bati yarabahemukiye, handi akomeza kugenda bavuga ko ngo yabafashije kuko ngo n'ubundi byari kuzamura ibintu byo gutandukana muri Wizkid ndetse kandi ngo akaba yavanamo n'abandi batandukanye. Nk'aho ibyo bidahagije n'ubundi rero Danny Dora yagiye gukora wenyine muri Wizkid rero ndi
kubwira ngo ibintu ntabwo bimeze neza kuko n'ubundi uyu muyobozi wayo Kayitare yamaje kugenda, cyangwa se twe kumwita umuyobozi tumwita umushoramari, ahubwo umuyobozi tumwite Shema yamaje n'ubundi gusohoka muri Morios Kid ajya gushinga iye, kandi ubwo ngubwo nanone Shema akomeza kugenda n'ubundi ahasora ingana nabyo, ariko kandi ari nako akomeza kubica. Ngibyo byari byaranze Morios Kid, kuba Deborah yarabavuyemo agahita yigira muri Morios Kid ya kabiri, ndetse kandi bimwe bikomeje no guhombya muri Legacy n'abantu benshi bayabyanga batanumva ukuntu rwose umukobwa nka Deborah bari bamaze gukunda yagenda nk'uko Dani yagiye. Uretse kuba Deborah rero yaravuye muri Morios Kid, n'undi ntabwo bikura nkuko atakiri umukunzi wa Dani Dora kuko baracyakundana, ariko kandi nubwo ari uko byose bimeze, ubwo ngubwo nk'ibyo bidahagije, ubwo n'ubundi Shema nawe akomeje kugenda agendana na Morios Kid, ariko kandi nanone abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko ngo Morios Kid yaba igiye gusenyuka, abandi bakavuga ko ngo rwose biri kugenda yicikamo ibice, ariko rwose kubera Imana bavuga ko rwose ngo Morios Kid ntaho izajya. Ibyo ngibyo ni Shema bitangaza, ndetse kandi akomeza no kuvuga ko ngo abantu bakunze Morios Kid bazakomeza kwibona n'ubundi ari Morios Kid. Uretse n'ibyo kandi ubwo ngubwo na Morios Kid ya kabiri yashinzwe na Kayitare nawe akomeje kugenda avuga ko ngo rwose uburiganya yakuriwe na Shema ngo agomba kuzabumwitura cyangwa se kuzihorera, ariko akihorera atabinyujije mu zindi mbaraga usibye ngo gukora Morios Kid n'ubundi ya kabiri ikomeye kurusha iya mbere. Ngaho rero ese bizagenda bite? Bizarangira gute? Ibya Dani Dora, ibya Morios Kid, ibya Deborah, ibya Shema, ibya Kayitare? Niyo mpamvu ndi hano, kanda subscribe kugira ngo n'ubundi uzaze kubona ukuntu amakuru akomeje kugenda akurikirana, ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa hanze aha ngaha, kugira ngo uzanabashe gusobanukirwa ibikomeje no kugenda bivugwa hagati ya Morios Kid, Dani Dora, Deborah, ndetse kandi n'abayobozi ba Morios Kid. Reka mubwire ni rero mugire byiza kandi Imana ibarinde, kandi bane namwe bongerera umugisha, kambasezere kutya. Mwakoze gukurikira kino kiganiro, mwabanye munangereze niyo gisubizo. Muraba agaciro, mugire byiza kandi Imana ibarinde, mukande subscribe. Bye bye.